AbaVip uyu munsi rero ndababwira ukuntu ushobora kuba watangiza iki niba ngiye kuvuga ariko ndababwira ukuntu watangiza business aho wakora ibitekerezo byo gutangiza business uko wakora business ikabasha kuba gukomera hayamanze no kubaha nama tips amwe namwe n'utubonus dutandukanye kuri byose kumwebwe mutwara Uber n'abandi bantu mukuru tuntu ku ruhande tubinjiriza amafaranga. Let's go. Hello rero abakunzi ba Legacy Show ku AbaVip TV muraho se AbaVip mumeze neza amakuru yanyu. Rero uyu munsi bafite ikiganiro cya nkoze kubera ibyo niriwe mu uyu munsi nagize call y'umuntu wamamagaye ejo ambaza cyangwa se ansaba ukuntu namufasha kuba namukorera business plan nkamufasha ku consulting business ye, hanyuma bituma uyu munsi nirwa ntekereza ko iki ni cyari ikiganiro ngomba gukora. Uyu munsi rero nkaba ndibuze kuba kure ikiganiro cyerekana ukuntu ushobora kuba watangiza business cyangwa se steps zitandukanye zo wakora business. Uyu munsi ndabivuga byose hamikanike n'icyo ndibuze gukora ndatangira mbere ku kuntu ushobora kugira igitekerezo cya business watangira, hanyuma mbereke ibisabwa byose kugira ngo business ibashe guhagarara cyangwa se ibashe gutanga ibyo twita business plan, hanyuma noneho ndangirize nkuko mubizi ma bonus mbabwira ukuntu AbaVip bamwe namwe mushaka mufite business dutoya nka Uber drivers cyangwa se abantu batwara amatrack cyangwa se abandi ku ruhande ukuntu mushobora gusavinga ama taxes mukoresheje legal entity nyayo cyangwa se structure ya business nyayo. Si byose ndaza kuvuga muri kino kiganiro, ariko rero ni wowe ureba kino kiganiro ari ubwa mbere ukibonye, iyi ni Legacy Show ku AbaVip TV, iyi ni TV yawe, iki ni kiganiro cyawe, subscribe and share, hanyuma dukomeza kwerekana ibiganiro nk'ibi byo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. So reka dutangire ku kiganiro cy'uyu munsi. Impamvu rero ikiganiro cy'uyu munsi ari ikiganiro gikomeye cyane, abantu benshi muri kino gihe aho tugeze baro entrepreneurs baro barashaka kwikorera, baro barashaka kurutuntu ku ruhande dutandukanye n'akazi bakora, kandi vraiment ndabibankuraje. Urabizi ko icano yacu nibyo by'uyu munsi turiga tubankuraje kuba mwakora utuntu ku ruhande mukaba business people, kuko nibwo buryo bwonyine bwihuse bushobora kugeza mu kuba waba financially free cyangwa se ukagera ahantu ba financially independent, ukabasha udafite mbega umuntu navuga ngo utezeho amaramuko. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ikiganiro kiraza gifite akamaro cyane kubera yuko iyi ni fact ngira ngo abantu benshi ntaho mwari muzi. Ese mwari muzi yuko kandi aha ni ku isi yose 90%, mwumve neza iyi mibare, 90% za business nshyashya zitangiye ntizirangiza umwaka umwe. No kuvuga ngo nyinshi zifunga zitaramara n'umwaka umwe. Noneho muri izi 10 zikomeje waruzi yuko ngo nizirenze 50% nazo zitabasha kugeza imyaka 5. Hanyuma ikindi nacyo abenshi mutari muzi ngo nuko business zirenze business zonyine 40% ya business nshya nizo zinjiza amafaranga buri kwezi, izindi ziba zihomba. No kubera iki nimwibaze ibyo bintu, business imwe zero zirahomba, izindi 90 zirafunga shyashya mu mwaka wa mbere, izindi mu myaka 5 nazo zigapfa. No kubera iki? No kubera yuko abazitangiye baba batarafite ikintu nakwita business cyangwa se strategic plan ya business, uko business uyitangira, uko uzayitwara kugira ngo ubashe no kugira. Hanyuma rero no mu bindi bintu no birenze tuzavugana no kuntu wakora exit plan. Exit plan noho izo bari phase za business, ariko uyu munsi cyane nditonda no ku ndabwira wowe entrepreneur niba ufite na business, ikiganiro ni cyawe, kuko ibingibi si by'abantu gusa bashaka gutangira business, ahubwo niba unafite business ukuntu watangira gukora zino steps zigakomeza business yawe cyangwa se zikayitangira. So now reka dutangire ku ma step nababwiye. Step rero ya mbere yo kugira ngo ubashe kuba watangira business, iyi nisanzwe mwese murayizi, ndabanza nkaba nakubaza ese niki ushaka gukora, cyangwa se what is your what vision yawe ni iyihe, niki ushaka gukora. No kuvuga ngo abantu benshi mushobora kuba muvuga mutenda ari ikintu ushaka gukora, abantu ukavuga uti hari passion no kuvuga ngo hari ikintu nifitemo muri jewe, nkunda guteka cyangwa se nkunda gukora bino bintu, kubera ko rero ari passion ufite ukumva urashaka kugikoramo business. Abandi nawe hobby, hari abantu bafite hobby nko kujya kuri internet, bajya kuri internet ni hobby yabo, birirwa bakora ibintu. Waruzi ko ibyo bintu ushobora kubyazamo nayo business. Hanyuma rero handi naho ikindi handi ushobora kuri igitekerezo cya business ni muri skills. Nk'abantu bagiye ku ishuri bakiga ubuloya, bakiga iki, umuntu ashobora gufungura practice ye y'ubuloya kubera ko ni skills afite
akenewe. Cyangwa se abandi bantu murabizi ko twabahaye ama website menshi ushobora gukuraho skills, nk'umuntu ukora computer na gukora website ashobora kwikora ka business ke ka web designs ku ruhande. So ushobora gukura business idea muri skills ufite. Ikindi nacyo abantu benshi batazi, ushobora gukura business idea muri need muri community yawe. So bivuze iki? Ushobora kureba ahantu uri ukabona niba bakeneye tuvuge umuntu basemurira ushobora gutangiza services cyangwa se business isemurira abantu, kubera ko ahantu uri abantu barabikeneye, cyangwa se niba ureba ugasanga ahantu uri bakeneye ikintu runaka. Icyo nababwira nuko business itera imbere kurusha izindi ni business ikemura ikibazo cyangwa se ikemura need y'ahantu iri. So reba ni mpamvu nababwiye ni abajene mushobora kuba muri ahantu hatandukanye, cyane cyane muri Afrika. Ubu ngubu hakenewe digital marketing. Ni murebe ukuntu mwafasha abantrepreneur bamwe na bamwe, cyane cyane baba bakuze, ukuntu mwabakorera kwamamaza online. Iyo ni need ushobora kwibyazamo business. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira idea ya business yawe ushaka gukora, ukayimenya runaka, tuvuge ndashaka gukora amandazi ndashaka gukora isambusa, cyangwa ndashaka gucuruza icyayi, umuntu uriho uramfirima we kundi igikoma, ugashaka gukora business y'igikoma. So ni kuvuga ngo ibyo bintu byose iyo umaze gudetermininga ntuza vision ikintu ushaka gukora, ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora ni iki? No researchinga your competition. Iki ni cyo kintu abantu batajya bibaza. Ni ukuvuga ngo uragenda ukareba abandi bantu bakora nk'ibyo bintu ugiye gukora. So ngo niba ugiye gukora akaduka, tuvuge mu mbabari uyu munsi ngiye nkunda inyama, ngo urugero rw'ishigwe ibintu nza kubaho uyu munsi baraza ko imakanyama. So tuvuge niba umuntu ushaka gukora amasambusa, so ngo ugomba kubanza kureba ese abandi bantu gucuruza amasambusa ni bangahe muri kano gace, cyangwa se aho undi shaka kuyacuruza. Hanyuma ukabanza ukamenya abaribo, ukanamenya n'amafaranga bacuruza isambusa. Hanyuma ikindi kintu nacyo ukanajya rimwe na rimwe naho bari, ukicara ukareba ese uyu muntu ucuruza amasambusa ashobora agira abakiriya bangana batu, ukareba traffic uko imeze. Cyangwa se niba ushaka gucuruza icyayi ukagenda ukicara ugakomanda nawe icyayi muri iyo restaurant, ukareba abantu bagura ibyayi uko bangana. So iki ngicyo ni ikintu gikomeye cyane. Ugomba kubanza kuri researchinga competition, ukabanza ukamenya ni bangahe, ukabanza ukamenya ni nangahe bagurisha izo products cyangwa se izo services, ukabanza ukabimenya. Harimo abantu bajya bambwira ati genda shaka kuri iyi business, hahita mubwira ariko uribaza competition ufite competition irenze, iyo si business nziza. So rimwe na rimwe hari igihe just ugera kuri step ya kabiri ugahita usharinga down, kuko wamaze kubona ko nubwo igitekerezo ufite wumva kigushyushyemo, ari passion cyangwa se ari hobby, ikintu ukunze, ariko competition ni nyinshi ku buryo iyi business itazasurviving. Kuko harimo abandi babitangiye mbere yawe, babikoze neza, bamaze kubaka izina, ugasanga nubwo igitekerezo cyari cyiza, competition iri too much. So icyo rero nkakubwira nti sinari na idea. So ni step ya kabiri. Noneho step ya gatatu rero ugahita ugerana ukora business plan. Business plan ni ijambo abantu benshi bumva bakumva baragize ubwoba ati si binini. Ahanga ndavuga just a small business plan. Naga business plan ushobora kwikorera wowe n'umushiti wawe, cyangwa se wowe n'umugabo cyangwa umugore wawe, umufriend mwicariye, ukagakanika ku just kuri page imwe. Ngiye kubigisha ukuntu bagakora karoroshye cyane, nta muntu umwe utagakora. Hari official business plan ibara ama page nka 20, iyo ngiyo wenda washakisha umuntu kwandikira niba banki igutumye cyangwa se ahantu ushaka ideni. Ariko akangaka nakawe kugira ngo urebe niba iki gitekerezo cyawe ugiye gukora ari cyo. Kandi ikindi nacyo nababwira nuko twebwe hano dufasha abantu kuba bakwandika a good official business plan ushobora gukoresha usaba ideni. So let's go. So ikintu cya mbere rero ubanze gukora, urabanza ukamenya yo market. Niba ugiye koko tuvuge muri business y'ibyamazu, urabanza ukamenya market yawe uko imeze aho hantu ugiye kugenda. Ugomba kwiga market, ukamenya ukuntu ibintu bigura muri uwo mujyi, ahantu igiciro kigeze, abakiriya bahari. So ugomba kubanza kumenya. Ikindi cya kabiri ukamenya your targeted customers. Ngiki ni ikintu gikomeye cyane. Your target customers, nuvuga ngo twibuke twize competition, abanje kumenya competition yawe. Hanga rero ikintu ugiye kureba, urabanza ukamenya abakiriya bawe. Ese ni bande bakiriya nzagira? Ni bande? Ese urakora business izareba abakiriya gusa abanyafrika? Ese urakora business izareba abakiriya gusa abagore? Tuvuga ni gucuruza imyenda y'abagore. Icyo gihe urumva targeted customers yawe ni abagore cyangwa se abakobwa. So tuvuge ni gucuruza inkweto z'abagabo, ubwo n'abagabo. So urabanza ukavuga uti ese cyangwa niba ugiye gukora nkatwe tubana mu mahanga ugakora akaduka cyangwa se iduka ry'ikinyafrika, icyo gihe your target customers abara abanyafrika, ukabanza ukamenya your target customers. Hanyuma ikindi nacyo mwibuke ko twavuze competition.
urabanza rukaza ugakora iki ukavuga uti competition nge nayibonye hari abandi bantu bacuruza nk'ibyo ncuruza cyangwa se bakora nk'ibyo nkora ariko niki ngewe nakora your uniqueness so you set your uniqueness on the market ukavuga uti ngewe nubwo bari abakora ibi bagakora ibi ngewe nzakora ngiye kora nk'ibyo ariko hariho kano karusho ilifo kushiraho akarusho kagutandukanya na ya competitors so no kuvuga ngo urugero so niba ushaka gukora amazambuza ukabona abantu baba barayakora ese isambuza yawe uzashiramo isukari kundi akaba ari akarusho so uba gushora makantu kagutandukanya na marketplace so you need uniqueness hanyuma ikindi nacyo ukiga yo customers ukiga abakiriya bawe kuri cyo navuze kubiga kandi bakabagarutsemo niba ngo abakiriya bagomba kubikora bameze kuko buriya muzarebe abazungu bameze kimwe nk'abanyafrika cyangwa se abagabo bameze kimwe nk'abagore kandi abagore bameze kimwe nk'abana ngiye nk'ubu mbabwiza ukuri umpaye ikintu ubundi nkamenya abakiriya banje uko batekereza ndabiga nkabasoma nkamenya neza iyo nabamenye nzi ukuntu nacuruza ikintu ku mugore nzi ukuntu nacuruza ikintu ku mugabo so ibyo ubwo niyo mpamvu ugomba kwiga neza your customers very 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 important hanyuma ikindi kintu nacyo ukaresearchinga demand kuko VIP iyi niyo nkuru wenda mishora ko ngufitiye nubwo iyo business yawe ushobora kuba umwishyuye wikunze ari passion cyangwa se ari hobby hari igihe wasanga idafite demand harimo nk'abantu bazamura ati ngiye nkunda gucuruza imyenda y'abana cyangwa ngiye nkunda gukora bino bintu yes urabikunze ariko se bifite demand nicyo kintu kuko utabana bahari muri Afrika ni benshi cyangwa se abana bari hano ni benshi nayigurisha abana ariko icyo utazi neza iyo wakoze iyi analysis y'aba customers bawe wahita umenya ko abana sibo bakiriya bawe my friend abakiriya bawe ni bande abakiriya ni ababyeyi bawe bagura iyo myenda ko umwana ntabwo yigurira so that's why itangije business uvuga uti abana ni benshi reka ncuruza ibintu by'abana cyangwa se no menya ko abana bagura ahubwo ababyeyi nibo babagurira so that's why researching a demand ya business yawe niba ushaka gukora ama website menya uti ni bangahe aba entrepreneurs bari hano uruhande rwawe cyangwa se abantu bakeneye website kugira ngo ese demand abantu bashakisha iki gikorwa ni bangahe so demand ni ngombwa kuko demand idahari niyo mpamvu business nyinshi zipfa kubera ko zira competing ari nyinshi kandi nta demand ihari hanyuma ikindi kintu nacyo udefining your marketing plan ikindi kintu gikomeye ntabwo marketing plan by the way ibi byose mvuze mu minota mike yagira ngo kuko ari YouTube video ibi nabikoramo class y'icyumweru cyose kuko buri ntuza topic ngi mfite ibintu byinshi nayivugaho kuri marketing plan ahane hanze sasa uri rutangira gukora marketing kavuga uti marketing plan yanjye ni iyi ese niba ngitangira nta mafaranga ashaka gushira muri kanshire kuri social media zitandukanye ndebe cyangwa se niba business imaze gutangiza kugira amafaranga reka noneho ngiye ku updating njya ahantu ushobora gukora marketing yo kwishyura ko marketing nicyo kintu cya mbere pana cya mbere ariko kintu bya mbere gikomeye muri business kuko you have to get customers to come through your doors so iki ni ikintu gikomeye cyane so marketing plan icyo ni ikindi none rero sasa step ya kane ugatangira kureba your startup cost Iki kintangaza cyane iyo umuntu ambwira ngo urashaka gutangiza business nk'amazi soke startup cost yawe nayo cyangwa se amafaranga bizagutwara ugasanga umubare ntawuzi uwo mubare ugomba kuba uwuzi bizantwara 5,000 bizantwara 10,000 bizantwara 15,000 so startup cost iba ari iki ibirimo rent tuvuga niba uzarentinga office cyangwa se ahantu uzakorera hakaba harimo na payroll very important nuvuga ngo niba uzakenera umwana wicara muri iryo duka gacuruza iyo mineke cyangwa se niba iyo ntuze zacuruza kagira iki uzakenera umukozi uzahemba niba uzamukenera byibuze bara amezi ukwezi kumwe ku mezi abiri uzamuhemba utingiza kuko ushobora kumara amezi abiri utaratangira kwinjiza so ni byiza kuba ufite aya mafaranga nayo ukayashiramo uzahemba umuntu hama ikindi kinacho ni legal fees cyane cyane nko muri bihugu byo hanze kugira ngo utangire business n'ibiki hari to license ama certification ugomba kugira kandi akenshi usanga haba hari ama fees cyangwa se no gukora ubwayo company hari gihe usanga hari ama fees baguca iyo ngayo nayo ukayashiramo hanyuma marketing ni uzariha marketing cyangwa se ni uzayikora for free hanyuma ikindi nacho na equipment tuvuge niba restaurant ushaka gukora ese ntazakenerwa amasahani ibiki ibintu byose uzakenera kugira ngo ugure cyangwa se intebe ama office ama computers ibi bintu byose nazo ni equipment hanyuma rero startup cost akenshi ziba ari variable cost no kuvuga ngo ziba zino variable cost zihinduka kubera yuko ni ibintu ugiye kugurira rimwe ariko utazongera kugura ariko akaba rero hari na fixed cost no kuvuga ngo no sasa ni bya bintu ugura nako ni bya bintu riha ariko bizaguma bigaruka tuvuge nka rent y'ahantu
uzakorera iyo expense zakomeza igaruka, cyangwa se payroll cyangwa ibyo bizakomeza bigaruka, so cyangwa se utilities niba uzashyira umuriro, amazi, internet, ibyo ni ibintu bizahora bigaruka. So nuvuga ngo rero ibi mafaranga urateranya ukabona starting cost yawe. Nuvuga ngo startup cost guhagaze byibuze nk'ibihumbi 15, 20, 30. Icyo gihe nibwo uvuga uti se amafaranga uko ndayafite, cyangwa ngiye gushaka abaparteneri cyangwa se partners, cyangwa se ndeba ukuntu raising funds. Ibyo byose urumva bideciding wamaze kubona startup costs zawe, kuko rimwe na rimwe hari igihe urukanyira gushakisha partners kandi amafaranga yose wari uyafite. So iki ngiki rero ni ikintu ugomba, unless byibuze ushaka abaparteneri bari strategic. Ibyo nabyo ni ibindi bintu twakoraho indi video birebire. So urumva rero starting cost ni ikintu gikomeye. Rero iyindi step ngiyemo ni komeye kuruta izindi cyane. Iyi ngiyi ni my favorite step. Iyi ngiyi ni unita break even analysis. Ugomba gukora icyitwa break even analysis. Iyi break even analysis kivuga ni ukuvuga ngo ese ni amafaranga ngahe ngomba gukorera buri kwezi kugira ngo nahomba, ugomba kuyamenya. So iki ngicyo ni gute bayikalikira. Ubu ngubu hari break even analysis zitandukanye. Hari imwe ya real estate, yindi y'ama companies cyangwa se ama business akora ibintu bya services, hamwe n'indi kuri ibintu by'ama products. Uyu munsi ronda kuri iby'ama products ko sinazivuga zose ngo nzazirangize kireka nkoze seminar. Ariko rero so witonda, hari ikintu ugomba kubanza kumenya fixed cost. Tuvuge tugiye gukora kuri urugero nka restaurant. Reka tuvuge yuko uyu muntu afite restaurant acuruza lunch cyangwa se ibiryo bya saa sita, amasahani. Reka tuvuge yuko uyu muntu ahantu amasahani nako rent y'ahantu akorera, umuriro n'amazi, ibintu byose biteranije yishyura, harimo na internet n'ibiki byose, tuvuge ko ari ibihumbi 4 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo ibihumbi 4 by'amadolari buri kwezi. Aha ngaha harimo n'amafaranga yahemba abakozi. Ni ukuvuga ngo izi ni fixed cost, monthly fixed cost ni ibihumbi 4. Noneho tuvuge yuko ipla imwe y'isahani aratekereza kuyigurisha amadolari 10. Okay. Hamaruro ikindi ugomba gukora ni calculating a variable cost. Variable cost ni hahandi uvuga uti ese kugira iyo sahani kugira ngo izaba isahani n'amafaranga y'ibizaba byamutwaye. Harimo amafaranga kujya kugura umuceri, yo kujya kugura ibitoki, yo kujya kugura itomate, yo kujya kugura iyo nyama. Ese ibyo kubirangura nako cyangwa kubigura mu isoko akabiteka n'amavuta ugashiramo n'ibiki byose, byibuze iyo sahani yamuhagarara nkangahe. So tuvuge ko byibuze ari nk'amadolari 5. So murabona ni uko uyu muntu kwipla imwe ya lunch cyangwa se kwipla imwe y'ibiryo yunguka amadolari angahe? 5. So nivuga ngo iyi niyo twita margin cyangwa se margin per unit. So nukuvuga ngo margin yiwe urabona na amadolari 5. Niyo yunguka amadolari 5 ugeranije kuri buri sahani. Break even analysis rero nkuko uragenda ugafata ya mafaranga uzajya usohora buri kwezi kugira ngo business yawe igume ifunguye, ayabakozi, rent n'ibiki byose, ukagabanya n'iki, ukagabanya n'inyungu kwipla imwe cyangwa se inyungu ugira ucuruje ikintu kimwe uracuruza. Bivuga ngo muri case dufata 4,000 tukagabanya 5 biraduha 800. Nuvuga ngo uyu muntu agomba gucuruza amapla 800 ku kwezi kugira ngo byibuze ntahombe. Iyo bita break even analysis. None ugafata ya 800 ukagabanya n'iminsi uzaba ufunguye mu kwezi. Nuvuge muri example navuga iminsi 30, ariko urabizi ko rimwe na rimwe ama restaurant afunga. Ubwo tukoze hano mu bare urabona ko ari amapla 26-27 ku munsi uyu muntu agomba gucuruza. None tukavuga duti uyu muntu yavuze yuko ari lunch. Ese azabona abantu baza kurya ruguru rukazigashira mu masaha. Bivuga ngo na masaha ngahe aba afunguye ku munsi. Bivuga ngo niba afunguye amasaha 6 ugafata amapla 26 ukayagabanya kangahe 6. Ubwo nanone bikaduha umubare wa hafi 4-5. Ubwo icyo gihe rose akavuga uti ese birashoboka ko iyi business yanjye buri saha nzajya mbona abantu 5 baje kurya? Nuko ukora break even analysis. Niba ubona bidashoboka, niba utabona yuko byibuze buri saha uzabona abantu 5 baje kurya kugira ngo uzuze amasahani 26-27 buri munsi, ushobora kuzahomba. Cyane rero ugahita ubona yuko break even utanayishoboye, niba ubona bizagorana, then ukabona ko business is a good idea. Niyo mpamvu ushatse ugenda ukajya muri competition y'abantu bakora nk'ibyawe, ukicara
ukareba byibuza abantu bagira buri munsi kugira ngo urebe ni wowe bigufashe muri break even analysis. Iki ni ikintu gikomeye kwereka niba business yawe izahomba cyangwa itazahomba, kandi umenya akazi uzashiramo kugira ngo utangire kunguka. Step rero menshi asigaye ni menshi, sinabwo ngo nyarangize muri video, ariko byuze reka ndangirize kuri iyi ngiyi. Rero sasa ugomba gupickinga the right entity. Right entity cyane cyane hano muri Amerika ituma habaho ibintu bibiri. Ituma ubasha gusavinga mu taxes muri business yawe, igatuma ubasha no kugira gute no kuba wabasha kwiproteja mu gihe habayeho ikintu. Mwibuke hano muri bino bihugu byo hanze abantu barasuwinga abantu barasuwinga, bashobora gusuwinga. So ikiza cyo gukora entities, uvuga ngo entities zishobora gukora nka LLC, kandi LLC nazo zifite uburyo bitandukanye. Iyo urakora business, tuvuge niyo waba utwara Uber cyangwa se utwara truck yawe, hakagira ikintu kiba muri business yawe, uruzi ko umuntu agusuwinze, insurance ntibashe kwishyura amafaranga yose bagusuwinze, tuvuge nk'umuntu yapfuye, baraza bakajya no mu bintu byawe bagatwara n'imodoka utunze n'inzu bamwo n'ibintu byose, n'ibintu waguriye umwana wawe bashobora kubitwara muri lawsuit. Niyo mpamvu dukora ibyitwiki ama entities. Aya entities ama LLC, ubundi LLC ubwayo ivuze ngo limited liability. So no kuvuga ngo iki kintu Kora arago protectinga na limited liability companies. No kuvuga ngo ikintu cyose nakora muri LLC yanjye, nubwo umuntu yapfa ntabwo bansuwinga ngo baze bantware ibyo mfite. Baraza bagatwara ibyo LLC ifite, ariko ntabwo baza ngo batware ibyo mfite. Urumva ni protection cyane mu buryo bwa protection. Ibi nzabikora video bwayo yonyine mbisobanure ko ni birebire, ariko noneho waruzi yuko nk'umu Uber driver, nk'umuntu utwara truck, umuntu utwara lift, abantu bakuru utuntu business ku ruhande dutoye, waruzi ukuntu wasavinga amafaranga menshi uchuzinze the right entity. Niba washira business yawe ukayihindura LLC cyangwa se ugakora DBA, ibi ngibi ni ibintu mugomba research ukabona niba koko utabasha kwiproteja kandi at the same time ugasavinga muri taxes. More information zebabwira ubutaha. Ariko rero ikindi kintu cya nyuma, ugomba gufungura bank account ya business yawe, kuko umufuko wa business ugomba gutandukana umufuko wawe kugira ngo utazaba audited. Okay, so reka ndangize video y'uyu munsi, byo navuga ni byinshi sinabirangiza, ariko AbaVip menye yuko gutangira business kandi kaba successful nubwo ama numbers bivuga ko bidashoboka cyangwa se bigoye, birashoboka iyo wakoze bino bintu. Iyo wakoze small business plan kawe ku rupapuro n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa inshuti yawe, cyangwa se ukikorera break even analysis, ukareba ahantu ujya ukagira plan, birashoboka. So courage, birashoboka. Hari ikindi kibazo mwagira cyangwa se mukeneye more informations cyangwa se mukeneye n'ubufasha, contact us kuri iyo nimero twashizeho text, hanyuma mu commenting ku bindi bintu mushaka kumenya kuri iyi video, hanyuma like and share. Mumenye yuko tubakunda. God bless.